Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Zakwet News ndetse reka duhe ikaze nanone abatumirwa bacu turi kumwe. Murabona n'abasore n'abajene turi kumwe. Jewe rero ugiye kuyobora kino kiganiro ni Kanani Sefu nk'ibisanzwe. Nagira ngo abatumirwa turi kumwe babanze batwibwire ababakurikiye amazina yabo. Amazina ni Ngendahayo Faustin, nkaba naturutse mu karere ka Kicukiro, Umurenge wa Gatenga. Murakoze cyane. Amazina emerewe neza Rove, ndi umusizi ubusanzwe. Wajyamo ariko reka tubanze dukora ibyino munsi taha nabwo nta kibazo. Rove rero nk'uko mubabona imbere yacu ni abanyeshuri bo muri kaminuza. Minsi yashize hari itegeko yari umushinga w'itegeko wo kwemerera abana b'abakobwa kuva ku myaka 18 kuba bashyingirwa imbere y'amategeko. Nkamwe nk'urubyiruko, nkamwe murimo kwiga amategeko, iriya tegeko nubwo twumvise ko bataryemeje, banze inteko rusange y'abadepite, umutwe w'abadepite batarayemeje, yari muri proposal. Ese mwebwe iyo tuvuge iyo riza kuba byaremejwe, murabona kiriya kintu cyari cyo ku ruhande nk'urubyiruko? Njyewe ndabivuga ku giti cyanjye, niyo arabivuga ku giti cyiwe, ariko burya nibyo nakubwiye ngo leta iratureberera. Nuvuga ngo uko tumeze ubu ntabwo wabigereranya mu bihumbi 2005. Ubu ngubu ibintu byarahindutse. Niyo ugiye kureba muri domene cyangwa se n'ibintu bituzengurutse, iyo ugiye kureba hanze ibintu bituzengurutse usanga byarahindutse. Kuba leta ivuga ko abo bana bagomba nyine gushingirwa kuri iyo myaka, ngiye ku giti cyanjye, kuko bagiye bavuga wenda uburyo nyine umwana usanga n'ubundi kuri iriya myaka 18 hari uburyo wenda yagenda leta bakagirana amasezerano. Ngiye rero ku giti cyanjye numva rero tegeko ntacyo ritwaye, kuko n'ubundi ni ubishaka, ntabwo ari agahato, ni ubishaka. Ariko kuko n'ubundi tugiye kureba tukabona abari hasi y'iriya myaka, usanga n'ubundi niho benshi bagiye bashyingirwa mu buryo butemewe n'amategeko. Ko tugiye kureba rwose hanze abana bagiye bashaka bari hasi y'iriya myaka 18 ni benshi. Kuvuga ngo rero iriya myaka 18 nta gitwaye, ahubwo barabikora bate, barabinoza bate? Ngiye numva rwose kuri njyewe ntacyo bitwaye. Bari kubareka? Bari kubareka. Ndumva nawe kubibona. Ngiye buriya ikintu cyiswe umushinga kiba kigomba no kuba hari abagifitiye inyungu. Rero umushinga wa ririya tegeko ufite abantu bawuteguye banawugeza ku nteko ishinga amategeko. Ejo n'ejo bundi ushobora no kuvugurwa cyangwa se ukanashyirwa mu bikorwa bitewe n'uburyo ubwitabire bw'uburyo baritoye bungana. Ariko mu by'ukuri hari ukuntu usanga wenda ibintu twe turebera mu buryo buri digo atari ko buboneka mu buryo buri society, muri sosiyete batabona ibintu nk'uko amategeko abibona. Kuko urumva muri sosiyete ntabwo ibintu bimenyerewe by'imyaka byo kugira ngo umuntu ashyingirwe afite imyaka 18 akenshi. Ku bana bize neza 18 barangije segonderi cyane rwose. Umwana wize neza ku myaka 18 barangije 20 barangije kaminuza. Yego. Rero iyo ngiyo numva ko yariyo, njye ku giti cyanjye navuga ko yariyo capacity nziza yo kuba wareberaho umwana ugomba gushyingirwa. Kuko umwana uri umuntu urangije kaminuza aba ari umuntu mukuru cyane, bitandukanye no kuvuga ngo ufashe umwana ku myaka 18 urangije segonderi, ntaragera hanze ngo amenye ubuzima buri aha hanze, ntazi kubaka n'iki. Kuko sinyeka ko mu masomo baduha hariya hano muri segonderi haba harimo amasomo yo kubaka, sibyo? Abatarabona umwanya wo kwicarana n'ababyeyi biwe ngo na ba nyirasenge ngo bamubwire ngo zubakwa zite, ku myaka 18 asoje kwiga agiye mu rugo. Sinyeka ko urwo rugo ngiye simbona ko rwakomera. Ku ruhande rwanjye ntabwo ariko mbibona, ariko mbona ko ibyo ari byose ikintu cyiswe umushinga abantu bicaye bakawiga neza
nanone bashaka n'uburyo babinoza kugira ngo abantu bose babyumve kandi bumve ko ari ibintu wenda bizakorwa mu buryo bwiza. Gusa kugeza uyu munsi nk'uko ritaremezwa hari n'abandi bameze nkanjye batarabyumva neza, nitubyumva cyangwa se abanyarwanda muri rusange nibabyumva uko itegeko amategeko aberaho abenegihugu. Ni ukuvuga ngo nanone ntibazashyiraho itegeko riza gukandamiza umuturage, ahubwo bazashyiraho itegeko rishyira umuturage imbere. Rero ibyo ari byo byose niba biri mu nyungu z'abaturage tuzabimenya, kandi niba nk'urubyiruko nkawe ku giti cyawe wari wabyakiriye ute bikiri umushinga? Nanone nk'umunyamategeko urimo kwitegura ejo tuzaba dufite nk'umunyamategeko, wari wabyakiriye wumvaga byari bikwiye biri mu gihe njye mbona bidakwiye ku ruhande rwawe, kubera ko n'abo twita ko bafite iyo myaka, abo twita ko bafite imyaka y'ubukure bakabaye kuba bubaka zigakomera, nibo twirirwa tubona zitandukana buri munsi, zirara zishya nyine, kandi aribo bantu bakagombye kuba bazubaka zigakomera. Rero sinkeka ko urugo runaniye umuntu ufite ujya myaka 21 kuzamura, umwana w'imyaka 18 yasazanye akaye gashya gatuma yubaka urugo rugakomera kuruta urwa mukuru w'ibyaye kabiri. Wenda Rove nuko wenda sinzi wenda imyaka ye, ariko nubwo mubona ntago arengeje wenda nka 20 cyangwa se wenda n'indi, ariko tugiye kureba urumva ko wowe tukorana ikiganiro ndabona uri mukuru, iyo ugerageje kumva amateka sibyo, umva ko ababyeyi bacu hari n'igihe umwana ageraga imyaka 15 baraje nyine baramutanze, nk'ababyeyi wenda bavutse muri za 70-35 wenda ukageza wenda muri za 80. Iyo ngiye nkurikirana amateka numva ko bagendaga bashaka bafite 16, wabaga yakabije yabaga ari 17. Ariko se reka tugaruke gato yafate tuze kwenda mu buryo bw'amategeko, tuze muri societe. Nyine umwana ufite imyaka 18 uvuye ku ishuri sibyo, ese ubundi uwo mwana yabonye igihe kingana gite cyo kumenyana n'uyu muntu bagiye kwimarira? Ese kamubaza niba uyu munsi tuvuga ko wenda ku myaka 21 wabaraga ko umwana yasoje segonderi yatashye, wenda ashobora guhura n'uwo musore bagakundana bakanamenyana iyo myaka 3 yose kuva kuri 18 avuye kwiga kugeza kuri 21, yaba uri umuntu wiga kaminuza wiga aba ari umuntu umaze gusobanuka sibyo. Iyo myaka 3 yajyaga gushira byibura y'icyo urukundo bivuze sibyo. Ko umwana uvuye ku ishuri tuvuge ngo yabitangiriye ku ishuri rero kugira ngo abone ntabwo yaba yarabitangiye ku ishuri, none se ukundana n'umuntu ukwezi kumwe mukajya kubana kubera iki se? None ntibibaho, biterwa n'uburyo mwumva. Bimeze nka kwa kundi bavuga ngo barateguraga cyangwa se umuryango nyine. Njyewe ndi gushaka kukwereka yuko imiryango yacu njyewe abakobwa batabizi ngende gushaka kukwereka yuko n'ubundi kuba iryo tegeko bagiye kurishyiraho, n'ubundi abari hasi y'iyo myaka n'ubundi barabashingira ntabwo byemewe nyine, ntibyemewe. Ariko tugiye nko kureba nuko wenda baba batabyemewe, biba bitemewe, ariko tugiye kureba barashingirwa abana, ugasanga umwana agiye none ngo bagiye kugura imyaka, ariko wari uzi kiriya kintu cyo kuvuga ngo abantu bagiye kugura, ariko ntabwo ari gushyingirwa, ni ukwishingira ariko si ubundi impamvu kwanza yatumye bavana ku myaka 18 bagashyira kuri 21 yo murayizi? Ngewe tugomba no kubanza kureba iyo mpamvu. Ngewe ikintu nkeka namari maze iminsi numva ibyegeranye by'abana baterwa inda batarageza ku myaka nyine, ugasanga n'abana ba 18 rimwe, ugasanga wenda nk'umuntu wayimuteye aramuruta cyangwa se wenda bari muri range imwe, ugasanga ntibemerewe ko wenda baje. Ariko none umunsi turacyabona raporo zigaragaza ko abana baterwa inda bari munsi y'imyaka 18 ariko kiragiye nk'umuntu wabaga uri muri iyo myaka wenda tubare 16-18 agatera nk'umwana w'imyaka 18 inda akamushingirwa, ahubwo barabashingiraga yego 18.
yego itegeko ryavanye kuri 18 rishyira kuri 21. N'umwe nyine ngewe numva ko ikintu munsi imbere bitaragera kuri 20 yari 18. ubwo bari kugarura ibyahozeho ubwo ryahozeho ko umuntu ufite imyaka 18 ajya mu rukiko agasezerana. Yego agabyo kuvanga iyo myaka zimwe mu mpamvu mbere zari zihari nuko abana b'abakobwa batihutiraga kwiga ahubwo barekaga amashuri bakajya gushyingirwa bagata amashuri bakajya gushyingirwa igihugu kikabona ko mu myaka iri imbere kizagira abagore benshi batazi gusoma no kwandika kandi barashaka ko tugira ingo z'abantu bajijutse kuko buri umuryango wize imibereho yawe si kimwe n'umuryango utarize. Urumva umwana w'umugore w'umukobwa uranguye ku myaka 16 kiragiye 18 hari n'ababaga batararangiza na primaire agiye gushyingirwa ntazi gusoma no kwandika. Wa mwana yabyaye azamufasha iki mu myigire ye yawe ndi twaze tuvugaho. Ariko aka kanya 18 tubonye ko 18 baba bararangije kwiga secondaire mu gihe kiragiye 18 yabaga atararangiza na primaire babaga bakiri bigabaga bakuze. Urumva so rero nicyo cyari cyaratumye kiragiye ko baba ngo reka dufashe iri tegeko rigaruka abana b'abakobwa babashe kwiga tugira abakobwa benshi bize banabone nayo mahirwe banakore. Arega n'ikindi nakongereraho buriya leta yigiye gufata ubu rero nkibaza nkamwe muri mu mashuri murabona ikigero cy'abana b'abakobwa bari mu mashuri n'abahungu imibare nanganite abagize ute mu mashuri abakobwa barimo benshi. Ariko rero kereka hari reka tuzashaka umunsi tubazane nabo batwibwirire bo ese iwe nk'umukobwa imyaka 18 arabona bikwiriye ko yagenda akajya gushaka umugabo tu bakaba ese arabona ari capacity yo kubaka rugakomeye. Ariko se reka nsubize Rove ko leta ivuga iti ugufata umuntu ufata irangamuntu imyaka 16 kuki batavuga ngo uyu muntu aracyari muto y'ubundi irangamuntu turamuhiyiki reka tuyihe abantu ba 20 no kuki utakwibazaho nk'abanyamategeko umuntu atangira guhanirwa ibyaha afite ku myaka ingahe biterwa n'ibyaha ari ku myaka ingahe biterwa n'ibyaha ibyari byo kuko ibyaha biri criminal icyaha kiri umuntu w'imyaka 18 atahanirwa n'iki icyaha kiri penale umwana w'imyaka 18 mu mategeko abakuze ubundi 14 niwe uhagarara ubundi bavuga ngo arahagararirwa mu imbere y'amategeko. Nabyo mu mategeko mpanabyaha nawe arabiryoze ariko mu bisanzwe muri za civil arahagararirwa. Kuki rero muri 18 nimba yahanirwa icyaha akaba yakatirwa imyaka 25 agafungwa kuki batamureka ngo ashyingirwe utandukanye guhana none se guhana no gushyingirwa n'ibintu nibyo twebwe kubaka ingo zikomere ntabwo turi kuzubaka ngo zitandukanye cyangwa se arega hani impamvu mbivuze nuko hari abagaragaza kuri mwana atarakura 18 aracyari muto arakuze sibyo ariko nubundi ko baba ari kugaragara aracyari muto none kukino kuri responsabilité pénale mu guhana kurabahere ku mwana wa 21 uwo muntu yajya mu nkiko no muri sivo 18 naho hagararirwa kuko aracyari muto tugende kuri iryo tegeko ry'ishingira arakuze aho icyo twavuze reka mubwire buriya kubaka ni na mpamvu babyise kubaka urugo rusaba kubaka nugoza hari ikintu Rova ari kwirangagiza ubu ngewe urugo ntirushobora kunanira kugubaka wowe ukarushobora kandi nkuruta ibyo ngibyo byo ni amarangamutima tuba dufite sibyo buri muntu wese aba afite igeno rye niko babivuga nawe ugiye kuvuga ngo umuntu ngo ntabwo ngo aragira karibure baba bafite abo bana umwana uvuye ku ishuri utaraganira na nyina na nyirasenge ariko se gute mbwira umwana agera imyaka 18 ataraganira iwazishiramo gusa ngo ndubaka gutya arega Rove reka nkubwire hari ikintu uri kwirengagiza ntabwo umwana yagira imyaka 18 ataraganirizwa kuri byo 21 arangije kaminuza agiye gushyingirwa hari ubwo nyina na nyina wabo na nyirasenge bahuye ryari baba nasenge bahuye ryari muri 18 ntabwo dufunga nka secondaire
ushobora kuva ku ishuri ukajya gusura nyogosenge ukaganira none se mu biruhuko se uwo mukobwa we ntabwo azaza kureba abana research y'imibereho kandi ikindi ubona n'umwanya uhagije wo guhura n'umusore ukurambagiza none se mu biruhuko ariko se urambwira umwana uvuye ku ishuri ku myaka 18 kandi babaye arasohotse ngahise ahura na Faustin ngo dupange ubukwe ngo nujuje imyaka 18 tujye mu murenge ariko uri kwirengagiza ko leta ikibazo rero bafite icyo ndimo kumva ni igihe cyo guteretana ntabwo ngo fiançailles ubu ni cya kibazo izakorwa ryari ni cyo afite bari muri segondere bari muri uwo mwana uraharanze ikigabo cy'igikire wowe uwo mwana w'umukobwa wa 18 ukiri mu ishuri azarambagizwa ryari ariko rero kugira ngo ashyingirwe kuri 18 nababwiye ngo buri muntu agira igeno rye hari ushobora kugenda urumva akaba atanakwirwa arambagiza hari n'undi none uvuga uti ngewe nzarambagiza none si byibura aba bantu rero ntabwo twagenda ngo tubakubire mu gatebo kamwe ngo none ngo bose ngo nta mwanya babona ibyo ngibyo rero tugiye kubigenderaho gutyo twaba turi kuzana amarangamutima kuko imyaka 18 niyo mpamvu bavuze ngo imyaka 18 nk'uko wabivuze mu mategeko arakuza uwo muntu icyemezo azafata ntabwo kizamugiraho ingaruka kuko uwo muntu mu mategeko arabyemera ko akuze niyo mpamvu rero leta ivuga ati reka twige uwo mushinga ese koko ibintu byashoboka ubu aka kanya wenda nuko tutari kumwe n'abakobwa bamugana byari kuzaba byiza tubaye iyi debate tuzayikoreho turi kumwe n'abakobwa kuko nabo bavuga ati jewe 18 ndangiye hari n'aba 18 aba barimo 20 arimo kurangiza kaminuza hari abana batangira hakiri kare nuze itatu ni ukasanga umwana ari muri primaire yarangije 18 19 arimo ararangiza kaminuza ntabo murabona barahari uwo mwana urangije kaminuza kuri 18 19 20 arategereje kandi amaze gukuraza ubwenge n'iki cyane nabo noneho ubusanga ari nk'umuntu mukuru ariko nanone 30 itegeko rikwemera 18 uzagusajije nyine urumva ariko nawe nani wumva leta yigiye gushaka ngewe ko ntekereza iyo leta iri kwiga umushinga ntabwo yeba ngo none se ngo abari imbere bizagenda bite ahubwo ibivuga iti dufatirire duhera abandi bose bazaza nyine bazahita ariko abo ngabo kuri wowe aka kandi uragiye gutereta umukobwa ufite imyaka 26 28 usize umwana w'imyaka 18 iri tegeko riramutse rigiyeho wabikora iyo riza kuba ryaragiye bari gutereta umwana w'imyaka ingahe 30 imyaka 30 26 hari umwana wa 18 19 20 byaterwa n'imyemerere yanjye birashoboka cyane ko nateretse wa 20 ariko nanone bavuga ati nige nakubwa ngo ari uwavuga ati ngiye reka wa 23 wapi arashaje ariko ndakavati ko buri umuntu wa 23 n'ubukuze no wakuba ku rugo mu gihe ndari kuvuga ati abantu bakoze wape baba bashaje reka nigere kwa 20 debate tuzayikorera ryoshye turi kumwe n'abakobwa bo bireba nabo tuzaba turi kumwe dusoza rero ikiganiro cyacu nagira ngo wenda buri wese tumuhe umunota umwe kugira ngo agire icyo tugezaho kuri bino biganiro inyunganizi ibyifuzo cyangwa se ubutumwa cyane urubyiruko bagenzi banyu abanyeshuri bagenzi banyu dushingiye ku byo twarebeyeho ku kiganiro kigendanye ni umushinga w'itegeko wo gushyingirana nabyo ugira icyo umunota umwe kuri buri wese agira icyo abivugaho ngewe message natanga ziri mu byiciro bitatu icya mbere abanyeshuri bubahe nyine ibyo barimo ukurikije aho igihugu kigana ni igihugu kimaze kwiyubaka cyagize amateka mabi ariko kiza kwiyubaka ubu ngubu rero urugendo turimo rwo kwiyubaka rero mu buryo bwo kwiyubaka harimo n'uburezi mu nkingi zimwe zishingirwaho tuvuga ko abantu biyubaka harimo n'inkingi y'uburezi ari nayo tureba benshi nk'urubyiruko rukiri ku ishuri dufatirane mu mahirwe rero aho bishoboka twige kandi ibyo batwigisha tubifate tugerageze no kwihahira ku ruhande sibyo ntabwo ibintu byose n'umubyeyi muri no minsi usibye ko baranabikemuye
umusanzu cyangwa se umunani w'umubyeyi ni ishuri. Rero udafatiranye uwo munani wawe, mbere wasangaga uguha agasambu ukaba wakagurisha ukagenda ugashyira iduka hariya ugatangira ubuzima. Iduka ryacu uyu munsi rero aho twari kuzagura iryo duka ni hano turi guhahira ubumenyi. Ubumenyi rero turi guhaha nitureke tubwige tubushyizeho umutima kugira ngo ejo n'ejo bundi buzatugirire akamaro. Ejo wagira amahirwe ya lisansi yawe ukabona aho uyidepoza kandi ukava mu bwiza ukajya mu bundi, apana kuvuga ngo uvuye mu bubi ujya mu bwiza, ntabwo biba bisa neza. Ahubwo dukwiye gushyira imbere kuvuga ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi. Murakoze. Tugana ku musozo rero, reka nshimire abatumirwa twari kumwe kuri Makari TV ku kiganiro cyiza batugejejeho, ku bitekerezo byiza batanze, kandi tubashimira n'umwanya wabo bakoresheje. Dusaba kandi buri wese dukurikiye gukora subscribe, like no kuduha ibitekerezo byinshi. Dushimire nanone kameramani watubaye hafi. Ikiganiro cyo ni buri munsi tuzajya tukibagezaho. Nk'ibisanzwe ni Kanani Sefu, naho ubutaha.